giti cyanjye Imana yashize ku mutima muri iyi myaka yose ni ikintu kijyanye n'imiryango, yego ni ikintu kijyanye n'ingo. yego Niyo mpamvu kuri uyu munsi tuganira hejuru yo kubaka inzu cyangwa se umuryango ku rutare rutanyeganyega, yego ariko wishingikirije ku bwenge buva mu ijuru. amen Kubaka inzu cyangwa se umuryango ku rutare rutanyeganyega, wishingikirije ku bwenge buva mu ijuru. Ingo zirubatse ni nyinshi yego ariko zubatse mu buryo butandukanye. Icyo Imana ishaka ni uko abantu bubaka ingo bishingikirije ku bwenge buva mu ijuru. Nibyo tugerageza kureba hamwe namwe dusoma ijambo ry'Imana kandi tugerageza no gusobanura. Reka dusome muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 24 cyangwa se 24 kugeza kuri 27. Matayo 7:24 kugeza kuri 27. Nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga uhuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. 26. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Reka tubifatanye n'iri byo muri Yakobo igice cya 3:13 kugeza kuri 17. Yakobo 3:13 kugeza kuri 17. Ninde muri mwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga niyerekanisha ingeso nziza imirimo ye, afite ubugwaneza n'ubwenge? Ariko niba muhorana amakimbirane akazi mu mitima yanyu, mugahorana intonganya, ntimukabyiratane ngo mubeshere ukuri. Bene ubwo bwenge si bwo bumanuka buvuye mu ijuru, ahubwo n'ubw'isi, n'ubw'inyamaswa bantu, ndetse n'ubw'abadayimoni. Kuko aho amakimbirane n'intonganya biri, ariho no kuvurungana kuri no gukora ibibi byose. 3:17 Yakobo. Ariko ubwenge buva mu ijuru, ubwenge buva mu ijuru, irya mbere buraboneye, kandi n'ubw'amahoro, n'ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarobanura ku butoni, kandi butagira uburyarya. Ubwenge buva mu ijuru. Ubwenge buva mu ijuru bubaho. Abantu bamwe bubakira ku bwenge ariko butari ubwenge buva mu ijuru. Hariho ubwenge bw'isi, hariho ubwenge bw'inyamaswa abantu, hariho ubwenge bw'abadayimoni, hariho ubwenge bwa Satani. Hari umunsi Yesu yabwiye Petero aramubwira ngo mvi inyuma Satani, ngo kuko ibyo bitekerezo ufite si iby'Imana ni iby'abantu. Imana ishyigikira ibitekerezo byayo gusa, naho ibitekerezo by'abantu ni iby'abantu nyine. Hari ubwenge Imana ishaka ko twubaka ingo zacu, ubwenge buva mu ijuru. Nta kintu cyiza nko kugendera muri ubwo bwenge.
Yego. n'ubwenge buzana amahoro, n'ubwenge buzana ibyishimo, n'ubwenge buzana kugubwa neza, n'ubwenge butuma umuntu yumvikana na mugenzi we, n'ubwenge butuma umuntu yicisha bugufi, n'ubwenge butuma umuntu abana n'abantu bose amahoro. Hari ubwenge buva mu ijuru. Yego. Yesu ariya twasomye muri Matayo 7:24 aravuga ngo umuntu wese wumva aya magambo yacu, umuntu wese wumva amagambo ya Yesu akayakomeza, mu zindi mvugo kuyakomeza ni ukuvuga ngo ni ukuyashyira mu bikorwa. Yego. ntiyumve gusa, arumva ariko kandi akayashyira no mu bikorwa. bazaba umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Yego. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Amen. Inzu nyinshi ntabwo zubakiye kuri ubu bwenge buva mu ijuru. Yego. Hariho ubwenge buva mu ijuru. Umuntu yakubaka urugo kandi rukaba rwiza pe. Yego. Umuntu agahimbaza Imana, umuntu akaramya Imana, umuntu agashima Imana. Ariko nimba ugiye ku bwenge bw'isi, nimba ugiye ku bwenge bw'abantu, ubwenge bw'abadayimoni, ntabwo bushobora gutuma wubaka urugo rwiza. Rero hariho ubwenge buva mu ijuru. Ni ukumva amagambo. Hariho amagambo y'Imana. Iyo umuntu ayumvise, uba urimo wubaka ku rutare. Kandi urutare ntabwo runyeganyega. Ni ukumva amagambo. Amagambo yande ya Yesu. Pawulo yanditse mu Kolosai ngo amagambo y'Imana agomba kuba muri mwebwe ari menshi, agwiriye. Ikibazo rero dufite ubu ngubu mu miryango yacu ni uko amagambo y'Imana ni make mu bantu. N'aya abantu bazi ntibemera kuyashyira mu bikorwa. Yego. Kandi kubera iyo mpamvu ugasanga noneho urugo ntibwubakiye ku rutare, bwubakiye ku musenyi. Kandi imiyaga murabizi, n'abari muri ibyo bihugu biteye imbere nta mbaraga bagira hejuru y'imiyaga. Nta mbaraga bafite. Bya bihe by'imbeho ntabwo barashobora kubitegeka. Biraza bakambara amakoti, bakambara ibintu byo kurwanya imbeho, ariko nta bubasha bafite hejuru ya mbere. Amazi araza agatwara amazu. Yego. Nk'uko bikurikira mu mateleviziyo, nta bubasha umuntu afite hejuru y'imiyaga, y'imvura, y'ibi bibazo umuntu agenda ahura nabyo. Ariko umuntu ufite ubwenge bwo mu ijuru, Yego. uzi umuntu witwara muri bya bibazo. Yego. Ubwenge buva mu ijuru. Ubwo bwenge buraboneye, ubwo bwenge buzana amahoro, ubwo bwenge ni ubw'ineza, ubwo bwenge bwemera kugirwa inama, ubwo bwenge bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza. Ubwo bwenge burakenewe kugira ngo twubake ingo nziza. Nuko tugendera kuri bwa bwenge. Yego. Nuko abantu ntibashaka, bashaka ubwenge bw'isi akaba ari bwo bubakiraho, ariko bwa bwenge ntabwo ni nko kubakira ku musenyi. Umuntu ukeneye kubaka urugo rwiza yemera inama y'Imana. Ubwenge buva mu ijuru ngo bwemera inama. Inama tugomba kumva si inama z'abantu, ni inama z'Imana. Yego. Ni inama z'Imana. Hari umuntu umaze kundeba ambwira ibibazo bafitanye n'umugabo, arambwira kandi icyo yashakaga ni uko mwumva akababaro ke, mwumva akarengane ke, nanjye nkamutiza umurindi. Yego. Ariko ntabwo byashobotse. Kubera iki? Kuko nari nzi ubwenge bwo mu ijuru icyo buvuga. Naramubwiye ngo rero ibyo bintu waye kuvuga, iwe yashakaga yuko nawe agomba kugira ikintu akora. Musomera ririya jambo riri mu Maroma 12:21 haravuga ngo ikibi
ugomba kukineshesha cyiza icyiza. Mm. ubwo nibwo bwenge bwo mu ijuru. Nta kibi gishobora kugisha ikindi kibi. Ikibi ukineshesha icyiza. ubwo nibwo bwenge bwo mu ijuru. ubwo nibwo bwenge butuma ikibi kineshwa, nuko ukineshesha icyiza. Yego. ariko mu miryango haba umundyani, hakaba intumenya. Umugabo yagutuka cyangwa umugore yagutuka, hari umugabo ngo yarahagurutse atuka umugore, aramutuka amagambo menshi. Arangije umugore aramubwira ngo nawe ntibaguti, ni ukuvuga ngo bya bindi byose nubwo ntabisubiyemo Yego. ndabigushubije. Umugabo noneho uburakari bugahita bugira gute, bwikuba. Nta kibi gishobora kunesha ikindi kibi. Ikibi, Abaroma 12:21, ikibi kineshwa n'icyiza. ubwo nibwo bwenge bw'Imana, ubwo nibwo bwenge bw'ijuru, ubwo nibwo bwenge Imana idusaba gukoresha. Yego. Wubaka urugo rwawe ukoresheje ubwenge bw'abadayimoni, ukoresheje ubwenge bw'isi, ukoresheje ubwenge bw'inyamaswa abantu, rwa rugo ruzaba rwubatse ku musenyi, ntabwo rushobora gukomera. Yego. muri mu kubibona, ingo ntizikomeye kubera igihugu bikurikirana n'ahantu zubakiye. Yego. wakubakira ku bwenge bwo mu ijuru ngo agire ikibazo, kuko aba yubatse ku rutare rutanyeganyega. abantu bagomba kumva, tugomba kumva. murabona nk'ibingibi by'amategeko bijyanye n'uburenganzira, Yego. amategeko ubundi Bibiliya ivuga yuko yakorewe ibigande, yakorewe abantu badashoboka, nibo bakorerwa amategeko, ntabwo akorerwa abantu b'abakiranutsi. Yego. amategeko mu buryo bw'isi akorerwa abantu badashobotse. umuntu uzarenza, nimba urimo udarayivinga, nimba urimo utwara imodoka, nurenza ahangaha tuzaguhana. Yego. nutwara imodoka banyoye inzoga tuzaguhana, tuzakwaka perimi. Yego. ubwo ni ubwenge bw'isi nyine kugerageza, kuko abantu ntibashobotse. ayo mategeko yakorewe abantu badashobotse. Yego. ariko si abantu bumvikana, abantu bakundana, abantu babana, abantu bagendana neza, ayo mategeko ntabwo abareba. amategeko y'isi, ubwenge bw'isi bureba abantu badashobotse. rero abantu bashoboye kumva ubwenge bw'Imana, ubwenge bwo mu ijuru burahari, ubwenge buvamo burahari. Yego. iyo ubwisunze, iyo ubwakiriye, iyo ubukoresheje, ibintu bigenda neza mu rugo. niho ubwenge bwo mu ijuru. ikibazo abantu bemera kubuvoma. ubwenge burarahurwa, ariko abantu ntibarahura. iyo mbonye umwanya, iyo ntavuze hejuru y'ibi by'umuryango, mvuga hejuru y'ukuntu abantu bagomba kurahura ubwenge bwo mu ijuru. muri Timoteyo wa mbere 4:13, Timoteyo wa mbere 4:13 haravuga ngo kugeza aho nzazira uvugira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha. Amen. umwete wo gusoma, umwete wo kurahura ubwenge bwo mu ijuru. abantu babishaka. none se ubwenge uzabuvana he nimba utavomye? nutarahura uzagira ubwenge nyabaki? uzagira ubwenge bw'isi, cyangwa ugira ubwenge bw'abadayimoni, cyangwa ugira ubwenge bw'inyamaswa muntu? usange kurajyana, usange kuratongana, usange kuragira gute, kubera iki? ntiwarahuye. ariko Pawulo yandikiye Timoteyo yaramubwira ngo uje ugira umwete wo gusoma. Yego. abantu, ijambo ry'Imana rirahari, Bibiliya irahari, biriya bitabo byose uko ari 66 byandikiwe abantu
nk'abantu abantu babisome. Yego. Kubera iki tudasoma? Twarize dufite za lisansi, dufite twarangije wa gatandatu, twarangije primaire tuzi gusoma, ariko abantu ntibashaka gusoma. Uzagira ubuhe bwenge? Yego. Pawulo yongera kubwira Timoteyo, aramubwira ngo ugire umwete wo gusoma. Kandi uyu Timoteyo, urebye muri Timoteyo wa 2:3-15, iwe yarazi ibyanditswe uhereye mu buto bwawe, wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kumenyesha ubwenge. Ibyanditswe byereka umuntu, biha umuntu ubwenge, bimenyesha umuntu ubwenge, ariko abantu ntibashaka gusoma kubera impamvu ingo baziyoboresha iki? Ubwenge bw'isi. Ingo baziyoboresha ubwenge bw'abadayimoni. Satani akaza akakugurura, ariko Yesu yabwiye Petero aramubwira ngo mve inyuma Satani, kuko mu bitekerezo ufite ntabwo ari iby'Imana, ni iby'abantu. Ibitekerezo by'abantu, ibitekerezo by'abadayimoni, ibitekerezo bya Satani, ku Mana byose biba ku rwego rumwe. Imana ishigikira gusa ibitekerezo byayo. Rero ibyo bitekerezo byayo, ubwo bwenge bwayo, nimureke tugire umwete wo gusoma. Yego. Hari ugusoma, ugasoma uharatura, ntabwo ari ugukurikiriza. Uharatura usome gusa, ukomeze ugende usome Bibiliya yose uyirangize, wongere uyirangize, wongere uyirangize, wongere uyirangize. Nuyisoma inshuro 20 uzaba ufite ubwenge bwo mu ijuru, uzaba ufite ibintu uzi abandi batazi. Yego. Uzagenda ugera ahantu hari ubwenge bwo mu ijuru. Yego. Abaragira hari igihe bagiraga ikibazo, ubwatsi bukaba buke, ariko bakagenda iminsi ngahe bagasanga ahantu hari ubwatsi, bakaragira inka zikagaruka zihaze zimeze neza. Rero gusoma ijambo ry'Imana ni umuco tugomba kwemera yuko niho honyine, nibwo buryo bwonyine umuntu ashobora guhaha ubwenge. Ubwenge burarahurwa, ariko abantu ntibashaka kurahura. Kubera iyo mpamvu usanga ko baragenda nk'imvumyi, ntibabona nabo kuranda. Baja kuyobora ibyo barimo, ugasanga niki ubwenge bw'abantu bahaye kugira. Icyo kintu cyo usoma uharatura. Letire murandi, ureke kuvuga ngo ubanze wumva, wowe soma. Ivyo babwiye Timoteyo ngo soma, utitaye kukumva. Ariko hari ukuntu Imana izagenda igufasha ibintu bimwe bigende bisigara. Nubisome inshuro 10, 20, 30, uzaba ufite ubumenyi buhangije bwo kumenya ubushake bw'Imana, bwo kugera ubwenge bwo mu ijuru. Ikindi kintu gifasha usibye gusoma uharatura, murabizi Imana yabwiye Yoshua, iramubwira ngo Yoshua igice cya 1:8, aramubwira ngo ibi biri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarore kubihamisha akanwa kawe, ahubwo uze ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe, ukabashishwa byose. Kati damu ya Yesu kuna nguvu ndatekereza hejuru y'ijambo ry'Imana, ndatekereza ko mwumva. Yego, turakumva none. Nesubiramo. Yego. Hari ugusoma, ariko kandi no gutekereza. Yego. Ukagira umwanya wo gutekereza, ese iki ni iki? Aha Imana ndashaka kumbwira iki? Ngomba gukora iki? Iyo ugize umwanya wo gutekereza, hari ibintu wunguka abandi batunguka. Yego.
ni ubundi buryo nabwo bwo kwakira neza ubwo bwenge buva mu ijuru. kandi ubwo bwenge turabukeneye kugira ngo abantu basobanukirwe n'ubushake bw'Imana. Muribuka hariya muri Matayo kuri 22, bariya abantu baje imbere ya Yesu barambwira ati hari umuntu washatse umugore, none wa mugore wa mugabo arapfa, kandi umuntu yagombaga kuzunguza mwene se. Murumuna we aramushaka nawe arapfa, ubundi nawe arapfa, bari abahungu barindwi bose barapfa. Yego. Ngo mu ijuru uwo mugore ngo azaba uwande. Yesu arabasubiza ati mwarahabye mwarayobye kuko mumenye ibyanditswe cyangwa ngo mumenye imbaraga z'Imana. Mwizuka ntibarongora kandi ntibashingirwa, ahubwo bamera nk'abamarayika bo mu ijuru. Rero kubera ko udashakisha ubwo bwenge, urumva ibintu bagiyemo, urumva ibitekerezo byabo, urumva ubwenge bw'isi, nuvuga ngo uyu mugore tuzamurwanira azaba uwandi, ariko hariho ubwenge bw'ijuru. Hari ubwenge bw'ijuru kugira ngo ubwo bwenge buze bukwinjiremo, nuko ijambo ry'Imana rigomba kuba ryinshi. Abana b'Imana, ijambo ry'Imana ni rike pe. Iyo uganira n'abantu ureba ubwenge bw'Imana bafite ukabona ni bukeya, kubera ntibasomye, nta mwete wo gusoma, nta n'inyota bafite yo gusoma, ahubwo kubera yuko badafite ubwenge bw'Imana, ubwenge bw'isi nabwo ibwo burizana, cyangwa se na Satani akabuza, cyangwa se n'abadayimoni bakabuza, kugira ngo twubake ingo nziza, ingo zihesha Imana icubahiro. Nuko tumenya ubwenge bwo mu ijuru, nuko tuyoborwa n'ubwenge bwo mu ijuru. Ndagenda mbaha ingero mu bwenge bwo mu ijuru muri Timoteyo wa mbere 6:10. Timoteyo wa mbere 6:10 haravuga ngo kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose. Hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba, bava mu kwizera bihandisha imibabaro myinshi. Gukunda amafaranga, gukunda impiya ni umuzi w'ibibi byose. Yego. Ubwo ni ubwenge bw'Imana. Imana ikebura abantu ikababwira ngo mwana wanje, attention attention attention, gukunda amafaranga ni umuzi w'ibibi byose. Umuntu iyo wakiriye ubwenge bw'Imana nawe urabyemera ukavuga ngo uko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amafaranga ni umuzi w'ibibi nintayitwaramo neza. Hano batubwiye ngo abantu bikururiye iki? Imibabaro. Kubera iki? Ntibamenye yuko uyu muzi bagomba kuwurandura, uyu muzi bagomba kuwirinda, uwo muzi ntibagomba kuwukikira, uwo muzi ntibagomba kuwishimira, uyu muzi bagomba kumenya uko bawitwara. Ntabari bambara. Ijambo ry'Imana ni igitangaza. Amafaranga ni umuzi w'ibibi byose. Ibibazo byinshi mu miryango bigira gute? Bizingiye ku kintu kijyanye n'amafaranga, cyangwa se n'ubundi butunzi. Ugasanga umuntu yamariye umutima wiwe mu mafaranga, aho yoga akunze abantu agakunda amafaranga, akibagirwa umugore, akibagirwa abana, akibagirwa umugabo, akibagirwa abavandimwe. Mbese amafaranga. Hari umudamu wambwiye ati nari narafashe icyemezo cyo gutekera umugabo nkamunezeza kuko nzi guteka pe.
Yego. ndavuga ngo umugabo wanjye nzamutekera munezeze uko ashoboye kose. Wa mwana w'umukobwa urugo yarubonye, umugabo yamubonye, afite gahunda yo kumugusha neza, ati ndateka we. Ariko wa mugabo we akaba ari umugabo w'umucuruzi ufite amafaranga. Urumva iyo umuntu ari umugeni, iyo umugeni ari umugeni, abashaka nyine ko basangira n'umugabo, abashaka wa mugabo wa mugore arateka, arangije guteka ibiryo, urumva ntarya wenyine, reka ategereze sheri aze basangire. Yego. Naho wa musheri kubera yuko afite amafaranga akigendera muri za resitora zikomeye akarya yujuje nta handi hantu asigaje ho gushyira ibindi bintu. Yego. Yaguza wa mugabo wiwe wapi, yatinze, yamutegereje, arashonje, none babo yanze kurya. Bakaba bakinguriye nde? Satani. Wa mugabo nta bwenge bw'ijuru afite, ntazi ko yashikije, burya yari asanzwe arya muri za resitora, ntazi ko afite undi muntu mu rugo agomba guhindura imyitwarire ye. Yego. Akomeze bwa bushuti bwiwe na za nshuti ziwe, kandi mu inshuti ndizonona ingeso nziza. Wa mudamu yaravuze ngo yabikoze kangahe, ndavuga ngo birarangiye. Hano twebwe dufite ubushobozi cyangwa se bwo kuba wagira umukozi mu rugo, si kimwe no muri ibyo bihugu byateye imbere. Kuva none sinzongera gukandagira mashiga, azaza ibyo umukozi yatetse cyangwa abyihorere. Ubwenge buva mu ishuri, tugomba kubakira kuri ubwo bwenge. Rero mu bintu biteje ibibazo ni uburyo bw'imikoreshereze y'amafaranga mu muryango. Ugasanga noneho hari abantu bayafata bakikubira. Hari undi mudamu nawe wambwiye ati papa we yakundaga amafaranga akayahisha, azana agasanduka agashyira mu kuzimu, ashyiraho isimu. Amaze gupfa babona mu rugo isima yaturitse, bubuye basanga harimo agasanduka kuzuye amafaranga. Murumva abantu, murumva imiryango ukuntu imeze. Nimba dukeneye kubaka ingo zihesha Imana icyubahiro, ingo zubakiwe, tugomba kwakira ubwo bwenge bwo mu ijuru, tukamenya yuko amafaranga ntagomba kudutegeka, nitwe tugomba kuyategeka, kuko ni umuzi w'ibibi byose. Abantu bari mu guta abagore, bagata abana, bagata kubera iki? Kujya gushaka ayo mafaranga. Ariko umuntu agomba kugira gutekereza hejuru ya mugenzi we, hejuru y'umugore wawe, umwana wawe, umugabo wawe. Amafaranga akaza ku mwanya wawe, akaza ari igikoresho kugira ngo bibafashe kugendera ku bwenge bwo mu ijuru. Ibyo ni ibintu by'ingenzi. Urabyiruka inyuma, uriya muntu Imana yavugaga, wari wavuga ngo yabonye ibintu byinshi none agiye kunezerwa, ariko Imana yaramubwiye ngo uri umupfu, urapfa iri joro, ngo ibyo wahunitse bizaba ibyande. Kubera ko dushaka guhunika gusa tukibagirwa abantu. Ariko mu bwenge bw'Imana ni uko abantu bagomba gufata umwanya wa mbere, ibintu bikaba ibyo gukoresha, ntabwo ari byo bidutwara umwanya.
yego aba yihakanye ibyizerwa kandi aba abaye mubi hanyuma yutizera. Niba umuntu adatunga abe cyane cyane abo mu rugo rwe, yego aba yihakanye ibyizerwa kandi aba abaye mubi hanyuma yutizera. Ibi ngibi bitugarure kandi mu rugo. yego Abantu benshi baba n'abo hanze. Iyo tuganira n'abantu benshi ubona babaye abo hanze, bagakora imirimo myiza hanze, bagakora imirimo myiza hanze, bagakora imirimo myiza mu itorero, ariko mu rugo wapi? Hari abantu badashobora kwicara ngo baganire n'abagore babo, yego ariko hanze baraganira n'abandi bagaseka, bakagira gute. Kimwe n'abagore nyine nuko. Mu rugo ndavuga, ariko hanze ni wa muntu abantu bose bazunguruka, ni mwiza, agira imico myiza, ariko imico myiza yo hanze itari mu rugo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uba uri mubi. Ubwo si ubwenge bw'Imana n'ubwenge bw'abantu, n'ubwenge bw'abadayimoni, n'ubwenge bwa Satani. Kandi ntitugomba kubaka ubwenge bw'isi, twemere twubakire ubwenge bw'ijuru. yego Umuntu utitaye kube azaba ari mubi hanyuma yutizeye. Yego, reka dukore imirimo yo hanze, yego tube beza hanze, ariko cyane cyane mu rugo. Mu rugo. Ubukristo bwo hanze butagaragara mu rugo ntacyo bumaze. Hari nk'abantu bari bafitanye ibibazo, yego mbaza umugabo ndamubwira ati ese muvandi mujya musengana n'umugore? Ngo reka. Ariko ni wa muntu uyoboye amatsinda hanze, yego mu rusengero wa muntu abantu bose bishimira, bashobora kugira ngo umugore we yarahiriwe, kandi umugore ari ku manywa na nijoro. yego Kuko umugabo ntasuhuza umugore, ntavugana n'umugore, ntagira gute. Nimba umuntu adatungaye aba ari mubi hanyuma yutizera. yego Iyo ni Imana ibivuga, iryo ni ijambo ry'Imana, ubwo ni ubwenge bw'Imana. Rero reka tugaruke mu rugo. yego Iki kibuga cyitwa mu rugo tugikinemo ubwenge bw'Imana. yego Tureke kwitwara uko dushaka. Iyo umuntu akunda ijambo ry'Imana kuko nabibabwiye, wunguka ibintu byinshi. Imana we, wunguka ibintu byinshi. yego Hari umunsi narimo nsoma muri Luka, igice cya mbere ngeze ku murongo w'17. haravuga ngo azagendera imbere yayo mu mwuka n'ububasha bya Eliya, asanganye imitima ya ba se n'iy'abana, n'abatumvira Imana azabayobora mu bwenge bw'abakiranutsi, ngo ategure ubwoko bwatunganirijwe Umwami Imana. Asanganye imitima ya ba se, ntabwo ari ba nyina, ya ba se n'iy'abana. Abagabo agarura imitima, mu Gifaransa baravuga ngo ramener le cœur, kugarura imitima y'abagabo. Imitima y'abagabo ntabwo iba ku bana. Niyo mpamvu Imana yabwiye Yohana Umubatiza, ugende ubwire abagabo bagarura imitima yabo ku bana. Imitima y'abagabo ikunze kujya kugushakisha ibintu, bashaka umugati, abana biga mu mashuri meza, si bibi, ariko ntabwo bihagije. yego Muri Matayo 4:4 ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu ntazatungwa n'iki? N'umutsima gusa,
azatungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Amen. Umugabo tureke gushaka umutsima gusa, Yego. dushake n'utuntu twafasha abana. Yohana umubatiza, Imana yaramubwiye ngo ugende ubwire abagabo, genda ubwire abagabo bongere bagarura imitima yabo ku bana. Yego. Iri jambo ryankoze ku mutima pe. Hari umwana umwe wari ufite ikibazo ku ishuri, murabizi ukunda abagabo, tuba aba mbere ngo aya manota nguzanye, aya manota ayazi kubera iki? Ese witaye ku mwana, wamenye impamvu? Ndaba mu mwana mbabarire ngiye kwita ku mwana wacu. Umwana ndamukurikira, yagaruka ngafata amakaye yiwe nkareba amadevuare bamuhaye, tugakosora ibyo adashoboye nkamwigisha. Umwana yavuye ku myanya ya za 20, abo wa gatatu. Bagabo bavandimwe turi kumwe hano ku rubuga. Yego. Ugomba kwita, Imana idufashe kugira ngo ubwenge bw'Imana nuko tugomba kugarura imitima yacu ku bana. Yego. Ugarura imitima yacu ku bana ni ibintu bizafasha abana. Mu Migani 22:6 Bibiliya iravuga ngo wereke umwana inzira azakurikira, azarinda asaza. Abagabo, abamama, ni iyihe nzira twereka abana bacu? Yego. Ni iyihe? Usibye umutsima, kandi Bibiliya iravuga ngo umuntu utazabeshwaho n'umutsima gusa, umutsima gusa. Yego. Abana barye neza, banywe neza, bambare neza, bige neza, ntabwo bihagije. Kwereka abana inzira bazakurikira. Ni ibintu bizafasha, ni ibintu bifasha abana, bigatuma bakura. Kandi ya nzira baberetse ntabwo bashobora kuyivamo. Yego. Nuko izo ni inshingano zande, ni inshingano zacu nk'ababyeyi, ni inshingano zacu nk'abantu bamenye Imana. Yego. Tugomba gukora dukoresheje ubwenge bwo mu ijuru. Amen. Ubwenge bwo mu ijuru hari ukumenya, kuko twabivuze yuko amafaranga atagomba kudutegeka ngo aje mu mwanya w'abantu, kuko ni usharira. Iyo utawureje neza, urugo rurasenyuka, urugo rurahungabana, urugo rugenda nabi, kubera iki? Ntabwo ari ubwenge bw'Imana buhaye gukurikiza. Rero nimba umuntu atita kube, aba ari mubi, hanyuma yutizera. Kwita ku wawe ni uko ugomba, mu kintu tugomba kubona ni umwanya. Umwanya. Yego. Amafaranga yatwaye umwanya w'abantu. Ntitubonere umwanya abana, ntitubonere umwanya abagore, ntitubonere umwanya abo tuvukana, ntitubonere umwanya. Kubo dushinzwe mu mwanya wo kuganira, umwanya wo gusangira iby'Imana, umwanya wo gusengana. Ni byiza abantu babiri cyangwa batatu ngo nibashira hamwe kugira icyo basaba, Imana izagikora. Amen. Mu miryango harabura amateraniro yo mu rugo, culte familiale. Yego. Abantu barasengana nabo hanze 100%, ariko ntibasengane bo bonyine. Tudasengana. Ubwo nubwo Imana twaba abantu b'ibitaramo byo hanze, ariko tudashobora gutarama mu rugo. Yego. Ubwo ni ubwenge bw'iki? Ntabwo ari ubwenge bw'Imana. Tugomba kwiga kugarura igicaniro mu rugo. Yego. Umuriro wake mu rugo, kandi uhore nta bantu bosenga. Ntiushobora gusengana n'umugore ngo mugirane ikibazo.
yego kuko nimba kinahari mugira umwanya wo kwakana imbabazi kuko ntimwasengera icyo kibazo wa mugani wa Bibiliya ngo nimba ufitanye ikibazo banza ureke ayo maturo yego banza utunganye ubone kuza gutanga ituro rero mu rugo hagomba kuboneka igicaniro yego abantu bagasengana umugabo n'umugore bagasengana mugahimbaza Imana nta bintu byiza n'ubwenge bw'ijuru pe n'ibintu byiza bw'Imana mu rugo kandi ugasanga noneho murakundanye mukarushaho gukundana n'abana babibona bagakurira mu byishimo n'umunezero nabonaga papa na mama bicara bakaganira nanjye nakundaga kubicara iruhande yego bakaganira yego niho natangiye kubona n'ibintu by'Imana umwana yambwiye gutya ngo hari umuntu ugiye kuza ngo araba yambaye gutya araba ameze gutya urumva iyo umuntu ari umwana nawe urabaza reka ndebe ibintu nimba yego ukabona wa muntu nyine araje yambaye kwa kundi bavugaga mbese ibyo ngibyo birafata bituma nawe ukura uzi ko Imana iriho ukumenya yuko Imana ikora Imana ivuga dufite akazi tugomba kwita ku bana bacu yego nimba Mose yarabaye umuntu ukomeye ni ukubera mama we uriya mukobwa Farawo amaze kumutoragura yego mushiki we yaravuze ngo ese nagushakira umurezi rwose ngo aragenda azana nyina we iyo Kebedi ni umugore w'igitangaza tugomba kwibuka yaragiye yita ku mwana we mu buryo bw'umubiri ariko kandi abyitaho mu buryo bw'umwuka amupakiza ibintu by'Imana ku buryo hariya mu Baheburayo igice cya 11 Mose nawe zantwara bamaze kuba mukuru ngo agira gute ahitamo kurenganwa n'ubwoko bw'Imana ni ukubera iki nuko ni ibintu yari yarumvise biragenda byinjira mu magufwa byinjira mu isokoro byinjira mu mitima umwana akura ari umwana utangaje kubera iki kuko mama we yakoze yamwitayeho mu buryo bw'umwuka murebe imbaraga zira muri za aniveriseri zizafasha imitima abantu bishimira za aniveriseri ariko nta mwanya bagira wo kugira gute wo gupakizamo abandi ibintu by'Imana imibare 22:6 ngo wereke umwana inzira azakurikira ngo azarinda asamuza atarayivamo Mose nubwo yatandukanyijwe na nyina akagenda akaja ibwami ntabwo byigeze bivamo yageze ahantu afata icyemezo cyo kugira gute cyo kugaruka uwo mugore yakoze akazi uwo mugore niwe nyina wa Aroni niwe nyina wa Miriyamu murumva uwo muryango wari umuryango mwiza umuryango wamenye Imana ivyo ngivyo nibyo Imana ishaka kubona mu miryango yacu hakorwa ubwenge bwo mu ijuru ariko hari n'ubwenge bw'abadayimoni ubwenge bubi buza bugatera umuntu waba uri mu mwanya mubi ukagenda murabizi ubwo bwenge bw'isi ubwo bwenge bw'abadayimoni bwateye Dawidi agira ubwenge bw'isi agira ubwenge bw'abadayimoni arabwemerera dore uriya mugore wambaye gusa genda umufate nturi umwami se ariko ntabwo bwari ubwenge bw'Imana ntabwo yakoresheje ubwenge bw'Imana kuko Imana yari yarababwiye ngo muramenye muri ya mategeko 10 ntugasambane ntukibe ntukice yewe ntukifuze n'umugore wa mugenzi wawe ndetse n'umukozi
muzi ubwenge bwa satani nabwiye ko hano mu Rwanda hari abantu bafite abakozi ariko akifuza umukozi wa mugenzi we ejo ugasanga ko barabipfa n'umuturanyi kuko kubera iki yakoresheje ubwenge ntiyamenye ubwenge bw'Imana kuko ubwenge bw'Imana buramubwira ngo ntukifuze n'umukozi wa mugenzi wawe ariko Dawidi we aragenda yifuza muka Uriya ibyabaye murabizi atwara inda yicisha umugabo ariko Imana irabigaye kubera iki yemereye ubwenge bwa satani yemereye ubwenge bw'abadayimoni kumutegeka ingaruka nuko byabaye bibi mu rugo rwe byabaye bibi abayinjije iki abayinjije umuvumo abayinjije urupfu kuko Imana yaramubwiye ngo ubwo bwenge wakoresheje we ngo yari yihishe yari yabikoze yihishe ngo wabikoze wihishe ngo ariko ibyawe bizagira gute bizagaragara ku gasongero k'inzu Imana idufashe kugira ngo dukoreshe ubwenge bw'ijuru aribwo buyobora ingo zacu tureke kubakira ku musenyi ibintu byinshi mu kubibona ukabona urugo rumeze neza bagakora ubukwe bwiza abantu benshi baga amapambo ngo nta foto nta cyabaye amafoto bakayafata ariko iminsi mikeya rwa rugo rukagira rutero gasenyuka kubera iki bubakiye ku bwenge bw'isi nta musingi ukomeye rero mu rukundo rw'Imana nuko tugomba kugira gute kubaka ku bwenge bw'ijuru Dawidi hari ibintu umuntu akora mu bwenge bw'isi akagenda akagira ngo ari kure nta kure y'Imana niyo wajya Imana iri kure ubu ngubu umuntu ashobora umuntu arasambana uko ashaka kubera iki kuko hari imiti ushobora kunywa ntutwite ntutware inda ariko ubwo n'ubwenge bw'isi ubushake bw'Imana avuga ngo ntugasambane ntukice ntukifuze umugore wa mugenzi wawe ntukifuze umukozi we uba Yesu n'ibindi ubwo nibwo bwenge bw'Imana tugomba gushingiraho kubaka ingo nziza kandi iyo umuntu yemeye ubwo bwenge bw'Imana birakora rero ubwoko bw'Imana ubushake bw'Imana nuko tugomba kubaka inzu cyangwa se imiryango ku rutare rutanyeganyega twishingikirije ku bwenge buva mu ijuru ubwo bwenge buzana amahoro ubwo bwenge buzana ibyishimo ubwo bwenge buzana kubyinira Imana guhimbaza Imana ukumva urishimye ukabona Imana ndagushimiye ku mugore wampaye ndagushimiye ku bana wampaye kuko impano y'Imana iratungana ufite umugore ugukwiriye ufite abana bagukwiriye ufite umugabo ugukwiriye biriya bindi byose buriya bundi bwenge ni ubwenge bw'ibyifuzo ni ubwenge bwa satani kuko Imana yabwiye Dawidi icyo gihe nubwo twabivuze iramubwira ngo Dawidi ibintu binagubaye iyo biza kuba biki mba narakongeye ibindi wamupfuditse wabaye umupfapfa wakoresheje ubwenge bwa kamere bw'inyamaswa muntu uzi kuza kwicisha undi muntu kubera umugore we kandi ari igihugu ari icyawe ibo bari gukenewe no gufata n'abagore benshi ariko satani kamutera akemera gukoreshwa n'ubwenge bw'abadayimoni Imana idufashe kugira ngo twubake ku rutare hari ikintu mu Mana abantu bemerera ubwenge bw'Imana gukora mu ngo zabo bubake ku rutare n'iyo imiyaga yaza imeze gute abangara bavuga ngo waya nta kizikora ariko mayele mabe ubwenge bubi iyo umuntu abwemereye buragenda bukakuruha hari abantu benshi binjiye mu kaga
urukundo rw'amafaranga rurabatwara bibagirwa imiryango ngo binjira mu kaga binjira mu mibabaro noneho gusubira inyuma ugasanga birabagoye ariko imana ivuga ngo turebe icyo twakosora mu mibanire yacu n'imana impamvu ijambo ry'imana riba rije ni ukugira ngo rikosore ni ukugira ngo rifashe ni ukugira ngo riyobore umuntu zaburi ijana n'icyenda murongo w'ijana na gatanu haravuga ngo ijambo ryawe ni itara ni umuco umurikira inzira zacu reka rimurikire inzira zacu reka tuvome ubwenge bwo mu ijuru mu miyoborere yacu mu miryango yacu bizatuma tubana neza bizatuma tubaho mu buryo bunezeza imana natwe twishime abantu benshi barababaye bafite imitima ikomeretse abantu bakomerekeje abandi kubera ubwenge bw'isi kubera ubwenge bw'abadayimoni ubwenge bwa satani ese ikibazo haba hari ubwenge bw'isi buhaye kugutugatuga hari ubwenge bw'abadayimoni wumvaga bwari iruhande imana yabwiye kayini iramubwira ati atansiyo reka ibyo bintu hari ibintu bihaye kwitugatuga ese hari ibintu bihaye kwitugatuga kubera yuko atumviye rya jwi ry'imana atumviye bwa bwenge bw'imana byatumye yica mwene nyina bibiri iravuga ngo ahinduka inzererezi yego benshi n'inzererezi kubera kumvira ubwenge bw'isi kubera kumvira ubwenge bw'abadayimoni kubera kumvira ubwenge bw'inyamaswa abantu imana rero idufashe kugira ngo tugire ubu bwenge bw'imana n'ubwenge buboneye n'ubwenge buzana ineza n'ubwenge buzana amahoro rero ndatwaye umwanya munini icyo imana yashyize ku mutima kuganira nawe haba none haba n'ejo kuko nibwo tuba turi kumwe ni ukubaka inzu cyangwa se umuryango ku rutare rutanyeganyega wishingikirije ku bwenge buva mu ijuru imana ishimwe idufashe kugira ngo ubwo bwenge twongere tubwakire wakira ubwenge buva mu ijuru aribwo ugenderaho aribwo wishingikirizaho uzaba ubaye umunyabwenge kuko n'ubwenge bw'imana abantu babwishingikirijeho ntibanyeganyega bubatse ku rutare kandi ayo ni amagambo ya yesu yesu ndashobora kugutererana yesu ntazwi abesha imana ni ukuri indunduro y'ijambo ry'imana ryose ni ukuri rero imana idufashe bene data kugira ngo twubake ku rutare twishingikirije ku bwenge bumanuka buvuye mu ijuru abantu batarabona umwanya wo kurahura ndabashishikariza timoteyo wa mbere kane 13 mugire umwete wo gusoma njyewe byarananiye ayo magambo ni ubwenge bwa satani pe ntabwo ugomba kumenya kubera kubona umwanya wo kujya kuri interinete amasaha n'amasaha wo kuvugana n'inshuti zawe amasaha n'amasaha ufashe iminota 30 buri munsi yo gusoma ijambo ry'imana warangiza bibiliya yose mu mwaka iyo minota 30 warayibuze koko niyo uri bizi kuko utabona iminota 30 nushaka ufata 15 mu gitondo byenda se yindi 15 mu gihe cya pause nurangiza kugira icyo ufate bibiliya usome ubu noneho biroroshe bayishyira no muri telefone yego ngo byarakunaniye ubwo ni ubwenge bw'imana ibyo ni imana ryakubwiye ngo ntibishoboka ntabwo imana yabanje bidashoboka nabwiye timoteyo ngo uje ugira umwete wo gusoma ikindi imana yabwiye yoshuwa murabizi aya magambo uje ubitekerezaho
ku manywa na nijoro, uzahirwa mu nzira zawe zose. Aje gusoza ubuzima bwe, Yoshua yaravuze kuri 24:15 ngo njyewe n'inzu yaje tuzakunda Uwiteka. Ni umuntu yari yarakiriye ubwenge bw'Imana, yagize ubwenge bw'Imana, yari yarabwakiriye n'umutima wose n'imbaraga ze zose n'ubwenge bwe bwose. Aja gusoza aravuga ngo njyewe n'inzu yaje. Afatiza umugore, afatiza abana, ku buryo yarabarebaga aravuga ati rwose nta kibazo mfite ku mukobwa wanje, nta kibazo mfite ku muhungu wanje, nta kibazo mfite ku mugore wanje, nta kibazo mfite kuri aba bakozi baba mu rugo rwanje. Aravuga ngo njyewe n'inzu yanje tuzakorera Uwiteka. Reka Imana idufashe kugira ngo twubake ingo zacu twishingikirije ku bwenge bw'ijuru. Reka Imana idufashe twange buriya bwenge bw'abadayimoni, twange buriya bwenge bwa Satani, twange buriya bwenge bw'inyamaswa abantu buza bukadutera bushaka kutujyana kubaka ku musenyi. Twemere kubaka ku rutare. Imana ituganze. Tuzakomeza ejo n'iyi teme yacu iyo kubaka ku rutare rutanyeganyega, twishingikirije ku bwenge buva mu ijuru. Tuzongera tubone n'izindi ngero bidufashe kubaka ingo nziza. Imana ituganze mu izina rya Yesu, amen. Turagushimiye data we uri mu ijuru.